ariko ninde muntu wari wazana kuberi akayijyana mu gitanda cye? Ninde? Ni mumbwire. Kuberi ukayijyana mu gitanda cyawe? Ninde muntu wari wafata kuberi akayijyana ku meza hariya amaze gutegura ibyo kurya hariya abantu bagomba kurya agashyira hariya agashyiraho kuberi? Inzoga ni kuberi wayijyanye mu nzu yawe uyigaburiye abantu. Yesu yavuze mu cyo utajya ukakigaburira mugenzi wawe. Ntugahe umuntu ikibi. Bitandukanye uyu munsi no kuba uyu munsi n'imbere guha umuntu ikibi bitandukanye no kuba umurozi. Umurozi murazi icyo ari cyo? Ni umuntu w'ibikwica. Nimba uyu munsi bambaye kuduha inzoga bidatandukanye no kuba abarozi. Nimba uyu munsi turi guha abana bacu inzoga dutandukanye no kuba abarozi. Nimba uyu munsi turi kubikora kugira ngo twubahe abantu. Barasohoka bajya muri fete bagera hariya ati reka da ngomba kukamaho kuko ninakwamaho baranyita rwose ko ntari umugabo usobanutse, baranyita ko ndi umumama udasobanutse, bananyita ko ndi umukobwa udasobanutse, ndi umusore udasobanutse, ngomba kugasomaho. Uragasomaho kugira ngo utakaze icyubahiro cy'Uwiteka. Ikibazo Mana yanjye, Mana tabara ubwoko bwawe. Ibi ngibi birakorwa n'abatambyi. Nujya kwa padiri arabiguha, nujya kwa pasiteri utubaha Imana arabiguha, nujya ku mukristo utubaha Imana arabiguha, nujya ku mubyeyi utubaha Imana aragira ute? Araguha. Arakubwira ngo mwana wanjye nta kibazo, somaho n'akarahure, akarahure kawe karakugira gute? Ikibi ni ugusinda, hano yabonga n'unamuho no gupfa uzapfa. Ariko ngo somaho n'akarahure kamwe gusa, ntacyo kari bugutware. Twarangiza tukagira ute tukumva tugufi. Ariko ninde muntu wari wajya ntahage? Impumbizi ukuri ibyo biri ku meza urari wajya ntuhage. Urariko njye ndiyongeza nimba ndahasi. Nawe ntibashobora kumwica muri kino ngombwa biraryoshye kumwica kabiri kandi ufite uburenganzira. Icyaha nikijya kiba gito bene data. Icyaha ni icyaha. Ibi bisa n'ibikorwa. Ibi birasa niba ifite abantu. Ibi birasa n'imuzifite muzigendera mu nzu zanyu n'izibamo. N'abatazifitewe mufite za mashini mu rugo harimo za Bibiliya murasoma. Ibyo byose ni iki? Sobe abantu bari kutuyobya batuvana mu nzira y'Imana. Imana idufashe cyane. Ngira ngo maze kubona ukuntu abatambyi babujijwe, ngira ngo mubonye ukuntu Yohana yabibujijwe, ngira ngo mubonye ukuntu Imana yakomeje kubibwira Zakariya aramubwira ati uwo mwana azuzuzwa umwuka wera, ntabwo azanywa igisindisha icyo ari cyo cyose. Ariko se mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, koko urubaha ijambo ry'Imana, koko umugambi w'Imana uri muri wowe, ongera urebe rero. Yesu yaravuze ngo bazabamenyera ku mbuto zanyu. Mwera ibyo muvuga n'ibyo mukora. Ibyo mukora nibyo bizerekana ko muri abana b'Imana. Ibyo muvuga nibyo bizerekana ko muri abana b'Imana. Amena. Yesu yavugaga ayo magambo kubera ko yarazi neza ko hariho abazaba batubaha ijambo ry'Imana. Amena. Yesu yavugaga ayo magambo kubera ko yarazi neza yuko hazaba hariho abadashima iby'Imana yasize kugira ngo biheshwe icyubahiro nayo. Uyu munsi turi gukora ibidahesha Imana icyubahiro kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana twabaye kure yaryo. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo wongere wisuzume, wongere urebe, wongere urebe icyo Imana iri kugushakaho, wongere urebe icyo Imana iri gushaka kuvugana nawe, wongere urebe icyo Imana ishaka kurema muri wowe, wongere urebe icyo Imana ishaka kongera kukugaruramo kugira ngo ikwibutse igukure muri Egiputa. Amena. Ibi byabujijwe abatambyi bibazwa n'abakristo. Tugiye kureba noneho abakristo icyo babuzwa. Tugiye kureba abakristo uburyo bagomba kwitwara. Tugiye kureba abakuru mu miryango uko bagomba kudufata. Tugiye kureba abakuru mu itorero uko bagomba kudufata. Tugiye kureba noneho urugero dukwiriye gutanga. Haleluya. Mu nzu y'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turareba urwandiko Pawulo yandikiye Tito.
turasoma igice cyaho cya kabiri. Banze udusomere muri Bibiliya yera, noneho barakurikizaho kudusomera muri Bibiliya ntagatifu. Imana idufasha cyane. Urwandiko rwandikiwe Tito nyuma y'Timoteyo wa kabiri mu isezerano rishya mu gice cya kabiri, umutwe w'amagambo uravuga mu mibereho ikwiriye abakristo. Amena. Ngo ariko weho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima, uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha, bitonde badasharisha, babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana. Amena. N'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera, batareshyera abandi, badatwarwa umutima n'inzoga nyinshi, bigisha ibyiza kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo, no kudashayisha, no kwirinda gusambana, no kwita ku by'ingo zabo, no kugira neza bagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa. N'abasore nuko ubahugure kudashayisha, wiyerekane muri byose nk'icyitegererezo cy'imirimo myiza, kandi mu mwigisha ryawe ugaragaze uko uboneye udapfa gutera waraza, n'ijambo ryawe ribe rizima ritariho umugayo, kugira ngo umuntu uri mu ruhande rw'ababisha amware atabonye ikibi yakuvuga. Hugura abagaragu b'imbata kugira ngo bagandukire bashebuja, babanezeze muri byose, batajya impaka, batiba, ahubwo bakiranuke neza rwose, kugira ngo muri byose bizihize inyigisho z'Imana umukiza wacu. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hano barimo baratubwira uburyo dukwiriye kwifata abagaragu b'Imana. Amena. Hano baravuga imibereho y'umukristo. Haleluya. Imibereho y'umukristo muri wowe imeze ite? Imibereho igaragaza gukizwa iri hehe muri wowe? Ikimenyetso cy'agakiza kiri hehe muri wowe? Hano baravuga umukuru uko agomba kwifata kugira ngo abwire abato. Hano barasobanura umusaza uburyo akwiye kwifata kugira ngo abwire abakiri bato. Hano barabwira umukecuru uko akwiye kwifata kugira ngo abwire abakiri batoya. Haleluya. Hano baratubwira abasore ndetse n'abakobwa uko bakwiye kwifata. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi ni imibereho y'umukristo. Ariko si imibereho y'umukristo murayigishwa mu itorero, murayigishwa mu rusengero musengeramo, murayigishwa mu bihugu mubamo, murayigishwa mu miryango mutuyemo, murayigishwa aho munyura hose. Haleluya. Iyi mibereho ese niba uyu munsi batabikwigisha wowe urabyiga ukabimenya, urabisoma ukabisobanukirwa. Iyi mibereho y'umukristo ni amagambo akwiye kugarukamo kenshi. Imibereho yanjye muri Kristo Yesu ihagaze ite? Uyu munsi mpagaze ni nk'umukristo wa Imana, mpagaze ni nk'umukristo uvuga ko namenye Imana. Amena. Dusomera muri Bibiliya ntagatifu twumve icyo atubwira naho. Iyo Bibiliya ntagatifu ni Bibiliya abanyakatolika basoma buri cyumweru, bayibamo ni ijambo ry'Imana. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo umunyakatolika nawe dufatanije yumve ko ijambo ry'Imana. Ibyerekeye abasaza, wowe rero jya uvuga ibikwiranye n'inyigisho ziboneye. Abasaza ntibajye birinda isindwe, biyubahe, bashyire mu gaciro, bakomere mu kwemera, mu rukundo n'ubudacogora. Rekeraho. Haleluya. Ngo abasaza bashyire mu gaciro, bakomerere mu rukundo no kudacogora. None si uyu munsi turacyari mu rukundo? Ese uyu munsi ntabwo ducogora? Ese uyu munsi ntabwo ducogora mu ijambo ry'Imana? Ese uyu munsi muracyashyira mu gaciro mu ijambo ry'Imana? Ese uyu munsi ngewe ndacyashyira mu gaciro mu ijambo ry'Imana? Ndacyakomerera mu Mwami Yesu Kristo. Amena. Komeza mwene data. N'abakecuru nuko nabo bagomba kwifata nk'uko bikwiriye abatagatifujwe, ntibirinda amazimwe no gutwarwa n'akayoga, ahubwo bajye batoza abandi ingeso nziza. Haleluya. Hano barabwira n'abakecuru ngo n'abakecuru ngo birinde n'amazimwe. N'umwaka akayoga nyine uraza kuyagira, ariko hari n'abasinda batayinyweye.
bakayavuga rwose bakayavuga. Hano dufite mu za telefoni iyo turi guhamagarana mu bubiri igihe ni ubuntu tukayavuga wa. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ni ubuyobe bwo kutuyobya mu ijambo ry'Imana. Ibyo byose Satani yadushyiriyeho strategy zo kugira ngo tworoherwe kwinjira mu byaha. Hari inzoga zigura amafaranga make cyane, hari ntabwo zihenda. Arakubwira ati noneho nagiye nagera noneho rero aho bimbiriye, nageze noneho mu rugo, nageze aho ibyo kurya biri, nageze aho amahiye kare, za bibe zarapfuye zose zarashize. Ntabwo zapfuye kuko Satani aracyakurimo. Satani akurimo. Dore ikibazo, abakecuru murabuzwa kutamubisindisha kugira ngo mutagira amagambo menshi mugatukisha izina ry'Uwiteka. Abasaza murabwirwa kutamubisindisha kugira ngo mutagira ute mudasenya ingo zanyu ndetse n'umuhe n'uburere abana banyu. Iri ni ijambo ry'Imana. Amena. Komeza dusomere ijambo ry'Imana mwene data. Umurongo wa 4, bityo bigisha abagore bakiri bato gukunda abagabo babo n'abana babo, banabatoze kwitonda, kwirinda ingeso mbi, kwita ku by'ingo zabo, kugwa neza no kumvira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana bataritukisha. Haleluya. Ibyo mubabwira ngo mwirinde kugira ngo mudatukisha izina ry'Imana. Hano Imana irimo irashaka kugira ngo yigishe, kuko namara kunywa kariya kayoga ntabwo ari buze guha umwana umuco mwiza. Niba abantu batangira kugera rero ati uriya mukobwa kwa kana gase ninde wamuroma, iyi nyina yirirwa mu kabari ameze gutya na gutya, uriya hano turigishwa noneho kutabikora kugira ngo dutange urugero rwiza. Turigishwa gutanga umuco mwiza, turigishwa gutanga uburere bwiza. Ariko si ibyo cyaturimo, umugambi Imana turimo, uko kuba Imana turimo. Ariko uyu munsi icyambaro kiri imbere y'iki, tugomba gusohoka tukajya kuryoherwa, tugomba gusohoka tukajya hariya tukagubwa neza, tugakora amafe fete ingitari n'inzoga ngo ntabwo iryoha no gupfa zapfa. Niko ijambo ry'Imana ryagize ute ryamwishye. N'undi mu byo kwa inzoga, nimba ugize ubibone ko kwa inzoga hari umuvumo wo kukurimbura. Imana idufashe cyane. Ibyerekeye abasore, jya ushishikaza n'abasore ngo bashyire mu gaciro, nawe kandi jya ubabera urugero rwiza mu byo ukora byose, haba mu nyigisho ziboneye, haba se mu kwiyubaha. Amena. Hano barigisha ngo tugomba kugira urugero rwiza. Ninde se ugomba kwigisha akagira urugero rwiza? Harimo amutambyi, harimo bababyeyi, harimo abantu benshi. Nawe ugomba kwigisha n'uwo mukorana n'uwo mwigana n'uwo mugendana, kumubera urugero rwiza. Amena. Ariko si uyu munsi ni urugero rwiza n'uwo mukorana n'uwo mwigana n'uwo musengana n'uwo muturanye. Icyane cya mbere tuvuga yari umunyabyaha, utangira kumucira urubanza, ndetse niyo guhamagaye yatereka ngwino duhure, ngwino dusangire, ariko ko ndarutse kukubona byagenze gute? Ati reka amaze iminsi rwose twanga no kuvuga ukuri ngo abantu bataduseka ngo ariko se nimbivuga ko naretse inzoga, nimbivuga ko ntakikanywa, baraza kuvuga ko ndi umugabo utagishoboye, baraza kuvuga ko ndi umudamu ntabwo nkimenya agaciro kanjye. Ibyo byose ni ikintu buri Satani yamaze kuzana, arajijisha. Imana idufashe cyane. Mwihangane iriya sa ntabwo ari ku gihe, ariko ibyo byose byo kugira ngo tugire tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana irashaka ko dusobanukirwa ukuri, imbaraga